Yosuwa ibice byaho 7 ndasoma imirongo itandukanye ariko turakoresha igihe kandi uko kiri. Yosuwa ibice 7 ndahera ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 5 nze gusimbuka mpere ku murongo wa 16. Dusome. Ariko Abisirayeli baracumura kuko benze ku byashinganywe. Akani mwene Karumi mwene Zabudi mwene Zera w'umuryango wa Yuda niwe wari wenze ku byashinganywe. Uwiteka arakarira Abisirayeli uburakari bwaka nk'umuriro. Nuko bavuye i Yeriko, Yosuwa atuma abantu kuri Ayi hafi y'i Betaveni iburasirazuba bw'i Beteli, arababwira ati mugende mutate icyo gihugu. Nuko abo bagabo bajya gutata kuri Ayi, bagarukaho Yosuwa ari baramubwira bati abantu bose ntibajyeyo, hagende nk'ibihumbi 2 cyangwa 3 abari watera kuri Ayi. Ntiwirirwe uruhiriza abantu bose ubusa ubohezayo kuko abaho ari bake. Nuko abantu baragenda bari nk'ibihumbi 3, bagezeyo birukanwa nabo kuri Ayi, ariko abantu bo kuri Ayi babicamo abagabo nka 36, babavana imbere y'irembo ryabo babageza i Shebarimu, babirukana ikijyepfo. Nuko imitima y'abantu ishya ubwoba ihinduka nk'amazi. Dusoma umurongo wa 16. Yosuwa azinduka kare mu gitondo ahamagaza Abisirayeli n'imiryango yabo ukwiri. Umuryango wa Yuda uratoranywa, yigiza hafi amazu y'Abayuda, afata inzu ya Zera, yigiza hafi inzu y'Abazera n'imbyaro zayo, afata Zabudi, yigiza hafi urubyaro rwe umuntu umwe. Nuko Akani mwene Karumi mwene Zabudi mwene Zera wo mu muryango wa Yuda arafatwa. Maze Yosuwa abwira Akani ati mwana wanjye ndakwinginze ngo Uwiteka Imana ya Isirayeli uyaturire, maze umbwire nonaho icyo wakoze ntumpishe. Akani asubiza Yosuwa ati nuko nacumuye ku Uwiteka Imana ya Isirayeli, uko nabigenje nuko nabonye mu minyago umwambaro mwiza wa shinari na shekeli z'ifeza 200 n'umuhimba w'izahabu w'igipimo cya shekeli 30. Ndabyifuza mpera ko ndabyenda, mbihisha mu gitaka biri mu ihema ryanjye hagati, n'ifeza iri munsi yabyo. Uwo mwanya Yosuwa yohereza intumwa zigenda ziruka zihina mu ihema, zisanga bishwe mu ihema rye n'ifeza iri munsi yabyo. Nuko babikuramo babizanira Yosuwa n'Abisirayeli bose, babirambika imbere y'Uwiteka. Yosuwa n'Abisirayeli bose bafata Akani mwene Zera, benda ifeza n'umwambaro n'umuhimba w'izahabu n'abana be, abahungu n'abakobwa n'inka ze n'indogobe n'intama ze n'ihema rye n'ibyo yari afite byose, babijyana mu gikombe cyitwa Akori. Bagezeyo Yosuwa aravuga ati niki cyatumye tugwa nabi? Nawe Uwiteka arakugwa nabi uyu munsi. Abisirayeli bose bamutera amabuye n'urubyaro rwe barutera amabuye, maze barabatwika. Birangiye bamurundaho ikirundo kinini cy'amabuye, kiracyariho n'ubu. Nuko Uwiteka arigarura, areka uburakari bwe bukaze. Nuko izina ry'icyo gikombe ni Akori na bugingo n'ubu. Imana dufashe. Amagambo dusomye afite intego ivuga ngo Imana ikurikirana icyaha kuri nyiracyo. Imana ni Imana ikurikirana icyaha kuri nyiracyo. Kandi mu mwanya tugiye gufata aya magambo muyakurikire mwese, ababashije kuza muri iri teraniro n'abandi bayumvira hirya yacu gatoya, ariko umuntu wese aho ahagaze yumvira ijambo, Imana imugenderere imufashe. Kwizera Valensi aduhaye ubuhamya, yewe ndamuzi neza, avuze bukeya kandi ntabwo yavuga ibintu byose ngo birangize. Ariko icyo nkunda cya Kwizera n'ubuhamya bwe ni uko avuga uko Yesu akiza, avuga iby'agakiza, akavuga uko Yesu akiza. Ubwo yabutangaga rero nibwo numvise ko aya magambo turi buganire ari bugira imbaraga hano, mu izina rya Yesu. Amen.
abisiraheli bayobowe na Yosuwa barimo babohoza igihugu cy'Ikanani. Murabizi ko Yosuwa ari umuyobozi wa kabiri mu bayobozi bayoboye ubwoko bw'Isiraheli. Umuyobozi wa mbere wabo ni Mose, umuyobozi wa kabiri akaba Yosuwa. Yosuwa rero yagiyeho Imana imushyizeho gusa ngo akore ibintu bibiri: kubohoza igihugu konkrete, icya kabiri kugituza bene cyo, kukibagabanya. Amabwiriza yo kubohoza igihugu yari yahawe, ababwirwa n'ukuntu azabatuza. Kandi rero bahereye ahantu hitwa Yeriko. Yeriko iyo ngiyo murayizi mu mateka y'urugendo rw'Abisiraheli, kandi n'ubu niko biteye nyine. Iyo urimo winjira muri Yerusalemu cyangwa se muri Isiraheli, umusozi wa mbere ubona ahantu hambere ugera ni Yeriko. Yeriko bayigezeho kuyibohoza, kuko ijambo ry'Imana ryari ryarababwiye, bari bemerewe kunyaga iminyago yose basanzemo, bari bemerewe gusarura imyaka yose basanzeyo, bari bemerewe kuba mu mazu yose basanzeyo, bari bemerewe kuragira no gukama inka basanzeyo batoroye, bari bemerewe umusaruro w'uburyo bwose cyangwa ikintu cyose cy'umutungo kiba muri Isiraheli. Murakurikiye neza? Bari babyemerewe kunyaga ibinyago, bari babyemerewe. Ijambo ry'Imana ryari basezeranyije mu Bukiko kwa kabiri igice cya 8, iyo muhasomye murabibona, no mu gice cya 28. Rero hari ikintu bari babujijwe. Rero ni igiki bari babujijwe? Iki bari babujijwe icyo birayita ibyashinganywe. Ntibari bemerewe kwenda ku byashinganywe, gutora ku byashinganywe. Iyo jambo ibyashinganywe ryasobanuraga iki? Ntabwo abantu benshi basobanukirwa. Ibyashinganywe byasobanuraga imyambaro cyangwa ibiryo cyangwa ifeza, ariko basanze mu ngoro y'ikigirwamana kimwe mu by'Abikanani baramyaga. Mbe murabyumvise mwana? Ntabwo ibintu byose by'Ikanani byitwaga ibyashinganywe. No, ijambo ibyashinganywe ni ibintu byose byabarizwaga byabaga mu ngoro y'ikigirwamana kimwe mu by'Ababuloni babe mu Kanani baramyaga. Imyaka yo mu murima barayemerewe gusarura, guhara, kwenga ibitoki, kubitara byose, ariko ikintu cyitwa ibintu byo mu ngoro z'ibigirwamana bari babujijwe. Kuki Imana yabibujije rero? Yabibujije kugira ngo batazasangira n'ibigirwamana byaho batabizi, batazasangira nabyo. Baragenda bageze Yeriko barayibohoza, wana ntabwo kwari kurwana. Urebye mu by'ukuri Imana yakoze ikintu cyiza cyane cyitwa gutera ubwoba baho. Bamaze kuyibohoza habaho umwanya wo kugendera wanyaga iminyago. Akani rero agira ingorane, agwa ku byashinganywe. Kandi babibonye umutima urabyifuza, ni kubwe yahamije hano. Umutima urabyifuza. Mwumvisemo ibyitwa shinari, mwumvisemo ifeza, mwumvisemo izahabu, mwumvisemo ibintu byinshi. Umutima urabyifuza, urabyifuza. Ati hano twavuye mu Egiputa, reba igihe twagendeye, igihugu tukibonye bitugoye, tukibohoje twarashonje, twarakennye, ubu si ibintu simbi twarakwera. Akumva ibiri bimubuza, bimwibutsa yuko adakwiye kwenda ibintu bivuye mu ngoro y'ibigirwamana. Akumva nanone ijwi ry'ubukene bimubwira ngo yabitware, bitwara uziyeza, bitwara uzitunganya, bitwara ibi ntacyo bitwaye, we bihishe gusa, umuyobozi ntabimenye, bihishe.
aho hantu yarahatinze bene data, aho hantu yarahatinze gufata icyemezo, yarahatinze kwamua, niko yita mu Kiswahili kudesida, yatinze gufata umwanzuro, ahatinda mutima urwana nawe abyifuza, yareba ubukene bakeneye mu nzira, yareba igihugu binjiyemo amara masa, ngo ageze aho aratsindwa, arabitwara aragenda ageze iwe, abwira umugore ati mu rugo rwanjye hose n'ahantu hose no mu mirima no mu rutoki, ahantu numva nahisha ni mu cyumba cy'uburiri. Sasura rero, arasasura, aracukura, ashyiramo, arataba, arangira ati ngaho sasa ndeba umuntu uzamenya ko ibi biri aha ngaha. Kuva aho nabiboneye nta muntu wambonye, mbifata nta muntu wambonye, mbizana nta muntu wambonye, ndinze ngera aha nta muntu mpuye nawe. Cukura rero dosiye irangirira. Ariko dufite Imana ireba. Yaba abantu bose bakora ibyaha, ndavuga abakiri abanyabyaha, nakwita nk'umurimo wabo cyangwa umwuga wabo, icyo kintu bakimenyera ko hejuru aha hari Imana ireba. Haleluya. Namwe bakristo, torero ry'Imana, aho uteranira hose, aho usengera hose, ntacyo bintwaye, yaba wari umenye Imana gutyo. Abasambanyi barindira akabwibwi, barindira ko bwira, abava hafi y'iwabo bakajya kubikorera kure, yaba abariganya ubutaka n'amazu, yaba mwari mumenye Imana mutyo. Abatwitinda mukazivanamo, ababaroha mu misarane, yaba mwari muzi Imana mutyo. Bagabo n'abasore muhakana ko mutaziteye, mugahakanira, mugahakana abana, yaba mwari muzi Imana mutyo. Ko ari Imana idahishwa, ko ari Imana ireba hose. Bireba ngo Akana amaze kubishyira mu rugo, yacukuye, yatabye umugore, yashashe, agaruka kuri pozisiyo ya gisirikare nyine, agaruka mu birindiro, akomeza imirwano yumva ari sawa, nta waramuka. Ijambo ry'Imana avuga ngo haba hakurikiyeho aho bita kuri Ayi, hakurikiraho kuri Ayi, Yeriko niyo banje, hakurikiraho Ayi. Bateye kuri Ayi, ikintu cyantangara kirambabaza, ngo babwire Yesu reganya kubaha umuyobozi, nta n'impamvu yo kwirirwa wohereza benshi, noneho abo kuri Ayi ni abantu bake, n'akadugudu gato ka Kishenzi Kenyege, nta mpamvu yo kurusha ingabo. Ohereza abantu hagati y'ibihumbi 2 na 3 rwose, aho kuri Ayi se n'umutamiro. Reka da, mu 40 turabari batadutashye, urumva. Ntaho kumva ubugi bakeya bamaze kugera mu mugera witwa icyaha, Imana yarakaye niyishimye, ngo baragenda nk'ibihumbi 3 nyine, bagiye kubitana nabo kuri Ayi. Abandi bitaga ngo ni bakeya, ngo abo kuri Ayi babirukana ikijyepfo, ntimwabyumvise, babirukana ikijyepfo bahera ahantu kwa Ibetaveni. Niba Gisele yigenza cyane hose ndahazi, ubu numva mbibuka, numva amazi niyo bageze bita numva mbibutse. Ngo babirukana ikijyepfo, babica umugenda, bahita babicamo ingabo 36 sur place, kandi baje bavuga ngo ni bake, none babamije isokoro rero nibagume hamwe. Yosuwa amenye izo nkuru,
amenye ngo bapfushije, amenye igikuba gicitse mu ngabo, ngo abwira iteraniro ryose ngo mugaruke mwe muri hariya mbanze nsenge. Yegera Imana rero, nibyo by'umuyobozi, nibyo by'abashumba, buriya ni kumureba twayeho nta kundi. Yegera Imana, mwapfukama agikoza amavi hasi imbere y'Imana, ayibwira amagambo akomeye, buriya nirengagije kuhasoma, ariko muzahasome muzumva amagambo yayibwiye. Harimo amagambo wakwita mbese ari umuntu yabwira undi nawe wamwara. Yarayibwiye ngo Uwiteka Mana, ndebye ibintu bibaye mu ngabo wicaye mu ijuru ureba, numva nibaje ikintu watwambukije Yorodani, ndakwibuka uri imbere yanjye umbwira ngo uyu munsi urankuza twambuka Yorodani, imbaraga kugira ngo tuyambuke ukuntu yakamye, naba niyo turekera hakurya. Gusa tuzanye kurinda iki wa Mana we, koko utinyuke unyambutse, uri ku munsi unyambutse ukuntu wambwiye, ntabwo wavuze ngo uyu munsi uratangira kunkuza imbere y'Abisiraheli. Nibi rero nibi mu gifaransa harakanita ngo ni vaut mieux aho karavuga ngo byarutwaga, ibyiza byari uko vaut mieux que nous restons. Iyo tuguma hehe hakurya Yorodani ntitwirirwe tuza, none turaje bakwicanye ingabo zingana gutyo bireba, turimo turabohoza igihugu wasezeranye, abari kugitaha nibo batangiye gushira umugendo. Yumva yayisenze kandi yumva arayisenze, kandi yumva arayibwiye. Reka babwire mwabarokore, ubu muri ino minsi tugwije abantu basenga. Yababwira ukuri, hariya nyakubona nkabona mpuye n'umuntu n'inguti yazahenutse, nta n'agaciro yihesheje, nta n'icyubahiro yihaye, ntiwamenya niba ari umukobwa cyangwa niba ari umwari, ntiwamenya ari igiki mu bintu. Akakubwira ko iwabo ku icaci bafite iminsi 40. Ijipo z'amahene wagira ngo ni dendo. Yakubwira ko iwabo bafite iminsi 40. Nkumva nibaje ibintu avugiye by'ikocyere. Ubu tugwije igihugu cyacu, tugwijemo abanyamasengesho mwiki bajya kuri prayer mountain hano hakurya Kampala. Hakamara y'ukwezi yarakiye y'igikumba bosho bagishije inka. Kandi ibyo byazarangira akabyina no muri La Paris no muri Canada kose akabyina. Tugwiza abantu bavanga ibingibi byo mu byuma by'imiziki bakajya no mu bindi. Tugwiza abahimbaza baramya bakabyina n'izindi mbyino. Tugwije ibyo. Musabe u Rwanda. Ubu ni nabwo rufite urushije cyane kuko rugwiza abasenga ariko badakirijwe. Yo ni confusion ikabije kandi ni confusion satanique isaba ko tuyigenzura mu mwuka. Dufite abantu bazi gusenga, bazi gutondekanya amagambo ku gisengesho uteka amatwi ukumva rimeze nk'umuvugo cyangwa igisigo. Aho umuntu yigendera akoze mufuka agatuza yakareze akoze mufuka ategetse data wa twese uri mu ijuru, uri data n'uri data wacu, ntabwo uri mweba ntabwo uri anko, ahubwo uri data kandi uruzuye, uri Imana ibanguka kuruta ipusi, uri Imana yera kuruta ifu, uri Imana ikubita kurusha inkuba, uri Imana ihana kuruta ego mwana. Akayisingiza ibisingiza ukamutega amatwi akoze mufuka agenda atado gutya do n'imifuka tuzakareze. N'umuntu uyobora umudugudu wagiye kumusaba sinyatire ngusabe passport ntago wamubwira ukoze imifuka. Iyo polisi sinayijyaga nayo naki icyo kikavuga gikuye cyo kuvugisha autorité ukoze mu mifuka, kandi ukamubwira ugenda uzenguruka ahangaha uboshite ntambwe isambu guma hamwe icara uvuge, icara utuze uvuge.
niba uyibwira yibwire wicaye, niba uhagaze hagarara utuje wumva uri imbere ya autority. Iyo ni imisengere satanike ariko itari yamenywe n'abantu benshi. Yesu adufashe cyane. Ijambo ry'Imana ubundi rivuga ku Imana, haleluya, ni souverain, iri hejuru. Ikindi ni incomparable, ibyayo ntirigereranywa. None kwera kwayo umuntu akugerageza ifu kabuta imbifu sinakinazira ibintu byakahuye byanukiye mu mufuka ngo nuko numweru. Imana yari ifu kwera. Ese nagiye gukwera kuri Imana n'ukwera mwita blanche? No, c'est pas blanche. Ntabwo ari ukwera k'umweru, n'ukwera kwa sainteté. Haleluya. N'ukwera mu ngeso, n'ukwera mu mirimo, mu byikora. Oh, haleluya. Granka n'ipusi, ipusi wateka kamashu mu nzu kagafata imbeba kagafata n'ihuku byose. None Imana yangu ipusi umumva. Imana zamfasha neza nkurusenga numva. Ubanza naho ubukaho nicaye nkamufata nkamucecekesha. Hadi Imana bayisenga bati ingende nk'iki ireresha na antene ireresha n'umunara. Ubwiza bwayo ni nk'ubwiki, ijambo ryayo ni nk'iriya, ihinda nk'iki. Ubwo se yahinda nk'inkuba kandi ari inkuba guhinda. Yesu ayigendera arayibwira yumva yayibwiye kandi niwe wenyine se. Yobu nta munsi Yobu yayigiye imbere akayibwira yo umugabo uzi gusegura amagambo ye. Mama we arayibwira buriki, arayibwira n'abantu bari aho ngaho ba Elifazi na Bildadi na Zofari. Ashyiramo ijambo rero ngo mumenye ko iyo Mana mu nteranya nayo ngo n'abamarayika babana yo mu ijuru ibabonamo amafuti. Ngo kandi reka muyimbwire ngo nimwe mubona nanjye narayibuze. Ngo nayishakiye imbere ndayibura, nishakira inyuma ndayibura, nishakira hejuru ndayibura, nishakira hasi ndayibura. Mwe rero mubona nayo muyibwire ko nanjye namutse nyibonye mfite amagambo nayibwira. Mfite ingingo nk'eshanu malgré ko nayibuze ariko mfite ingingo nk'eshanu nayibona nyibonye nayibwira nayikumva nyine yarankoze. Muyibwire kuko noneho mubona nayizanshake mbega umva ariko munsi yamushatseho. Haleluya. Data wa twese baramanutse araje akina n'umugabo udakomanga. Umugabo usiza muri salura, umugabo urenga asaraga akinyura ku rutura akarenga akamenya icyumba cy'ibintu n'icy'abana akaromboreza akageraho umugabo aryamye nta hodi nta karibu. Nawe mu kumubwira itangira imubwira ngo ibintu byose wavuze byangezeho, namenye ko nshaka bega narinje kugira ngo nyine umbwire. Irumva kuri intwari dangaho haguruka tuburane rero. Yesu we aho hari ibibazo yamubaje ndiri wansubiramo byose murabiza benshi. Imaze kubimubaza mwasubira musanga rongo iki. Hano ngo uko Yobu yakabaye kurira aryamye ngo yagiye anyufuka nk'umwana bahetse nabi, agenda anyufuka nk'umwana wahetswe nabi. Hasi hari imbere nta n'umukeka wari wari wenda. Ngabwira Imana ngo ibyawe najyaga mbyumvisha amatwi, uyu munsi nkubonesheje amaso. Ngo niyo mpamvu nizinutwe ndigaye, niyo mpamvu ndikubise imbere nk'upfuye. Ariko nanjye urabizi amagambo navuze yego ni menshi ariko sinjye wabiteye mu by'ukuri. Byateye n'abashyitsi bansuye nyakubahwa. Nagize abashyitsi babidata wa twese, abashyitsi bantesha umutwe vuga ibintu biterekeranye. Dadi nyitaho unyumve ndaguhenda ngenze. Uwo munsi Imana imugirira neza. Uyu nawe rero Yosuwa
ngo aho hantu ari basenga yumva yabitunganyije, yumva yayibwiye, mbwira ukuntu abantu nk'abariya bakwicana, abagabo nk'abariya abapagani bakakwicana ingabo 36, si ubwo bishimwe warebaga hehe? Bamaze kugusha ingabo 5 zose barabe uri Imana yo mu ijuru, ari we wambukije ubwoko kugira ngo tuze, naba niyo tutambuka basi la ari singari yasira. Imana ngo ijye kuvuga, ivuga rimwe namubwira ngo tetwa. Kuki wubamye hasi? Tacaka ubonye hasi uruti haguruka aho ngaho. Ubwo se wubonye aho ngaho ngo unyereke ko wasenze cyane? Ubwo wasenze wubonye se muzi kubona icyo ari cyo? Bimwe bita ngo ni kwikubita hasi ukarangira hasi wese, niko yari yasenze ameze. Kandi namwe hari abanyabasenga ko nasanga umuntu indara kandi musanze yatikuye shaho. Abakozi yabahariye, yabamenyesheje, abo yambuye, abarihisha itasi, nuko yamenetse, nuko yamenwe n'umukozi, yimenwe n'abase uburijwe nta. Ubu si kindi urundi rufite itasi pano ubuheza utarukumereka. Izarabona uza kabutinda. Hari ubwo baramara ni. Asanga urayihisha umuntu wanamwambuye, uramukase. Ibintu byo tuzabisoma nyuma. Nuko Imana yamubwiye ngo byuka aho ngaho ubamye vuba. Aho ngaho urahati igihe, ahubwo genda ufata umwanya weza iteraniro. Haguruka weza abantu bawe. Abantu bawe barandavuye, bararangaye, bari akataribwa, bafashe ibyashinganywe. Haguruka weza iteraniro. Hagiye haguruka ajya kweza iteraniro. Jese beneda, harya ubu nubwo Imana imubwiye n'igikabwe mukabukira, yirirwa aryamye ahangaha agasenga yitatu. Iminsi 3 yari kuyirangiza arimo akora ikitari ngombwa gukorwa, arimo akora ikitari icyo gukorwa, ahubwo icyo gukorwa yakihoreye. Icyo gukorwa cyari iki? Cyari ukwezi iteraniro. None we ngo afite yitatu. ya aragenda ahagaze imbere y'iteraniro, aravuze ngo mu iteraniro mwese nta muntu wenze ku byashinganywe ngo yature yihanire kada. Mu kanya arongera abisubiyemo, nta muntu wenze ku byashinganywe ashwi da. Kandi kanya arongera, bene data bakundwa, niba hari umuntu wenze ku byashinganywe yakora twe ku Imana imubabara bene data. Ni Imana y'inyambabazi, ni Imana itinda kurakara. Niba hari umuntu wenda kuyashaka gusa nabivuge, nahumure turamubura twese reka da. Ngo Imana iraza iramubwira ngo urya mwanya wose nakoresheje wari uw'imbabazi, ariko birarangiye. Noneho nje ari umukwabo kandi uwo mfata n'ibyo. Yamubwira ngo mpamagarira imiryango ya Isirayeli yose uko ari 10 n'ingahe? 2. Mbabone hano. Urumva umukwabo? Korali mwumva umukwabo? Mpamagarira imiryango 10 n'ingahe? Mbabona. Baraje. Ikintu ngiye kubabwira, njye natangajwe no kubona Imana ikoze iyi operasiyo reka bari kunyita, kandi mu by'ukuri izi nyir'icyaha. Ndunduro murabyuze ngo tegeza gukora operasiyo ingana gutya, iziguye gutya, kandi mu by'ukuri izi nyir'icyaha imuzi. Imiryango yose 12 iraje, Uwiteka abwira Yosuwa ngo bose 11 bagende, hasigara umuryango wa Yuda. Ngaho da iramuzi nawe kandi nawe arizi. Umuryango we usigara aho ngaho, irabwita bo bose namukomokaho bitahire, hasigara urugo rwo kwa Zera. Sigaye iramuzi kandi nawe agaye aho ngaho, nta kuranyuzamo amaso, nta bindi bintu by'iterabwoba bizanamo. Bo ngaho abantu bose bo kwa Zera bigendere, hasigare abantu bo kwa Zabudi.
abo kwa Zabudi basigaye aho ngaho. Bo urubyaro rwose rwa Zabudi rwigendere, asigare Karumi n'abamukomokaho. Abo kwa Karumi rero bari aho ngaho, iravuga ngo uwo kwa Karumi muri aha azumumwe. Nabwo yabasha kuvuga ngo kwa Karumi bose bagende hasigare bakane. Ariko avuga ati bo nibaguma aho ngaho hagende haza umwe. Uwo muntu umwe naza ashaka ko mpaso rero hano n'umujyaharebaga azajya azatambuka imbere Yesuwa barebane mu maso aceho. Nukurebana he mushumba wanjye kurebana mu maso gusa. Umwakaza agahagarara imbere cya Yesuwa. Yesuwa okay alezi tambuka. Unakaza tambuka nawe. Unakaza nawe tambuka. Unakatuka yakaza bakareba nabaca nawe tambuka. Haza kuza gicu birinze bigera ahangaha Imana imuzi nawe yize. Birinze mu kwabu Imana imuzi nawe yize. Marasa uhagarara biramunanira, kureba mu maso Yesuwa biranga, akareba hasi. Batireba hano naharebye no kuri Imana akihanagura ubusa nta bimera byaje, yihaganyira ubusa nta cyamuhagamye, yishima hatamuriye. Reba hano akose usimara no kuri Imana akoma amwe sincyo mushaka ubusisimara. Reba ati reba hano ubagiye kumva bumva vuza ijambo riri ahangaha hano muri biri ngo ni jewe ni wowe Yusufu ni wowe. Ngaho tinya Imana uyaturire kandi nkumvishe. Maze ngo abivumuze aratangira tuwo twageraga Yeriko tukarwana tukayibohoza. Nageze mu minyago mbona ibintu n'ibi yarondoye mwabyumvise, umutima wongera byifuza. Yakubaha rwose muyobozi wacu, namaze umwanya ndwana n'umutima. Ku ruhande mwumva sinabijyana, undi mwanya mwumva nabijyana nibwo umuntu akiyondora. Reba ubukene tuba twarabanye nabwo bw'ishyamba ryose, reba inzara umuntu yashonje, nawe urebe mbega urumva rushumba ndabitwara mbega. Nuko ndagenda ngira umugore arasashura ndacukura shyiramo natabura ibiri mu ihema rwose nyakubahwa mushumba, ntacyo ndajyaho mu by'ukuri byose biraho ngaho urumva. Nawe ubwaratuyera ubwaratuye nawe kumbe icyo kintu akoze iyaba yaragikoze muri ya minsi yo kwezwa. Yosuwa yamaze abwira abantu ati ninde 1 day 2 day iminsi 2 3 mwiyeze nyaboneka ninde wenze ku byashimo reka da none bikoze Imana yazanye kandi yazanye ubura. Abwira ingabo ngo nimwihute mujye kwa Akani mu rugo muzana ibyo bintu mubizanane n'umugore we n'abana be, abahungu be n'abakobwa be, amatungo magufi n'amaremare, inka n'ihene n'intama n'inkwavu, ikintu cyose Akani atunze mukizane. Barabizana babirambika imbere y'Uwiteka. Akani n'umugore we iyo nzirakarengane, n'abana be b'abakobwa izo nzirakarengane, n'abahungu be izo nzirakarengane, n'inka ze byose babijyana mu gikombe cya Akori. Bamwicisha kumutera iki? Amabuye. Barangije icyo kirundo cy'amabuye bamurunzeho bakimutwikiramo. Icyo kirundo cy'amabuye kiracyahari na bugingo n'ubu. Dore ikintu yakwibaza, kuki abantu bakira n'imbabazi zikiriho kandi hari igihe kizagira imbabazi zikava?
ntabwo abantu babizi ko ni ukutabimenya se basi. Niba ko hari ukutabimenya noneho murabimenye ko hari igihe kizagira imbabazi zikabaho zikarangira. Kristo wicaye iburyo bw'Imana aho arusabira azagera ahaguruke ku ntebe y'imbabazi yicare kuyihe kuyimanza. Icyaha cy'umuntu ni icye, kandi ikintu gikomeye kirimo aya magambo, Imana ibikuzi nawe wiyizi. Nubwo warushya imanza, nubwo warushya inkiko, nubwo warushya ababyeyi, nubwo warushya iwanyu, nubwo warushya umuryango n'ikigo cy'ishuri, nubwo warushya igisirikare, nubwo warushya igipolisi, icyaha ubukizi ni Imana ikuzi. Ngaha ahantu habiri ruzingiye, kandi ndirimbo wa mwana aho ruzingiye. Ayo magambo tuyasanga mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 15 no 16. Hari amagambo akomeye cyane avuga ngo umutima w'umuntu ufatanya n'ibitekerezo bye kumurega cyangwa kumuregura. Nuko uwo murongo uvuga, urumva ngo umutima w'umuntu ufatanya n'ibitekerezo kugira gute kumurega cyangwa se kumuregura. Ngo kandi ibyo bintu bimurega cyangwa bimuregura ngo nibyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izacira abantu b'iteka muri Yesu Kristo, nk'uko ubutumwa bwiza nahawe bushya. Uyu mutima urega umuntu, uyu mutima uhana umuntu, uyu mutima ukubwira icyaha, uyu mutima ukuburanya, uyu mutima ukwibutsa ibyo wakoze, uyu mutima niwe Imana izashingiraho mu gihe cy'imanza. Bene data bakunda, uzi ko abacamanza bakweza, uzi ko umuryango wakweza, uzi ko inshuti zawe zakurengera, uzi ko abantu bakurenganura ukava ubaye umwere, ariko we n'umutima muhamanya ko icyaha kiri. Bangahise hiriwe nsoma, reka mvuge gato ku makuru ya Dawidi. Dawidi mwese muzi cyane mu mateka, simbura kumenya kuko mwese ntawe umuzi ku isura. Dawidi mwene Yesayi mwene Obedi mwene Bowazi. Dawidi uyu nguyu wimye ingoma asimbuye Sawuli. Dawidi yubatse ahagara ku kabaraza kiwe, nurira cyaha ari muzajye kuyisura bishaka. Ahagara ku kabaraza kiwe gutya, areba hepfo yiwe, hepfo y'urugo, umusirikare witwa Uriya ngo yari afite umugore mwiza. Niko birivuga, umugore mwiza ufite ikikundiro ndetse ufite ngo ikirengukiro. Bavuga ibintu bibiri, bavuga igikundiro kavuga n'ikirengukiro. Bakavuga kandi muri iyo minsi ngo yari akize imyanda ye. Gukira imyanda mwabyumvise ngugu. Ngo ingorane za Dawidi rero ahuje n'uko umugore arimo yiyuhagira. Kwa Uriya kari akazu gaciriritse kadafite dushe yo mu nzu, uretse niyo mu nzu niyo hanze ntayari ihari. Ubwo ni ukujya hagati y'igikoni na tuwarete, hagati y'ibikenyero ukamambaho imbingo nk'ebyiri, ku rubingo ukamanika igitenge n'ibyo, cyangwa ukahamanika ishuka mbere ukayiyoza kandi ukanikinga aho ngaho ukoga. Bene izo dushe nazo ziracyariho, Imana izazidukiza mu izina rya Yesu nibishaka. Yadukije nyakatsi, ntizadukiza na bene izo dushe zo kogera inyuma y'igikoni na tuwarete hagati aho ngaho akaba ari umuntu wegera. Murabyemeye? Murabyizeye se? Nyamara Yesu yabaha dushe, kandi mabwire Yesu yabaha dushe zo mu nzu, kandi zitaba zo mu nzu, ikaba iyo hanze ikaba ari mu nzu. Kuko mwatumaraho abantu, so mwatumaraho abantu ariko mutagize dushe mwatumaraho abantu gusa. Nuko Dawidi yagiye ikosa rikomeye kandi yaje kwibuka arimo yihana, ikosa ryitwa gutinza y'amaso. Ubundi buriya mw'abantu b'Imana muri aha ngaha, ntabwo ikibazo ari ibyo tubona, ahubwo ikibazo ni umwanya tubimazaho amaso. Naho ubundi umuntu yabyaye umwana hari ijurwe, ijurwe ni mu cyahoze ari Rubungo kwa Burugumesitiri Mushotsi igihe igora. Umugabo yabyaye umwana mwita Ribera kurora.
birera nta kindi twariherewe shwida ishyano ntiricana ishwe mu mwijima rirarindagira nta maremare nta magufi nta kintu birereyeho iki kurora ariko nubwo rireba bwose amina usenge nka Dawidi afite ijambo yasenze mu kwihana kwe abwira Uwiteka ngo Uwiteka Mana ujye unyibukisha ukibukisha amaso yanjye ne kuyatinza ku bitagira umumaro burya jambo yarisenze kubera ko hari ahantu yatindije iki amaso hamukoraho Dawidi arareba we umugore nawe aroga ntacyo yitayeho rero azihejwe hari ikibazo kiriyo aroga mushiki wacu aroga mushiki wacu arogera mu gikari kiwe ntacyo yitayeho abene aroga rero Dawidi nawe arihejwe ati yego mana yatwawe yagiye yewe we mana Bibiliya irambwira ngo byageze naho Dawidi ahamagara abagaragu be irindi kosa rikomeye ngo arabereka kandi abereka babaza ngo uriya mugore n'uwande basha niko yemwe ba uriya ni mukande basha nimumbwire nyabusa ati nakubaha se kandi wahise bagaruka ntibagumye kurebayo nyakubahwa sura ntabwo muzi sura simuka uriya ako namwe burya bwose mugira ingabo mutanazizi uriya n'umufasha w'umugaragu wanyu buriya uri ku rugamba mu gisirikare bagiye kuri position igiriya mu birindiro basobana bicishe bugufi naho umuyobozi yashize arongera hataye utuso acunga ko arangiza gukaraba ngo amutumaho aryamana nawe abasobanuzi ba Bibiliya murangurikiye bavuga yuko Dawidi ibintu yakoze yabishingiye ku byo bitaga avantage cyangwa faveur royale ibyemerewe umwami donc nta mwami wari wemerewe kugira icyo yifuza we nta mwami ukwiriye kwifuza yifuza iki se kandi ibintu byose hari ibye nibyo yaragendeyeho ati iyi ndishyi yose uyu musonga wose si ibintu byanjye mumubwira aze asuhuza umuyobozi arazamuka araza uwo munsi amugusha mu cyaha juste kubera iminsi yari arimo umugore asama ni mu bikurure mwumve amaze gukora ibyo akora ukuntu yamusezereye asubira iwe nk'uko namwe mwabigenjeje ubundi basha ari hehe mbese kumwe mwamaze kwanjwa murabyuka uti ngayute ati bantu ndebere ku muryango ko nta muntu ndeba basanga ntawe urirukanka nk'imbwa yiwe taje Imana ikureba ubundi nubwo mwumvise hari ibyo nanze ntashaka kuzongera kuvuga umuntu wasenga ariko hari n'utundi nkunda hari utu nkunda kandi amabwiriza nakunze rero ariko nadukunze ariko maze kutugenzura nsanga duhinditse mu mwuka sibyo korari hajya n'isezerano ntebuza niba yaravuze ngo uri Imana irebera urushishi rw'umukara ku gitare cy'umukara mu ijoro ry'umukara barashaka akaragufasha nakubonye wowe ntimbuka ikagera ko karamwishe kariya kantu umva uri Imana irebera urushishi rw'umukara ku gitare cy'umukara mu ijoro ry'umukara naba n'ubu ubu yarahibye rwose naho ibyo kwera nk'ifu vana ibintu ngaho mwumva kadahinditse mushumba kamazi ntigahinditse kari n'ikintu cy'icyanga rwose yaba mwabimenya ko ari Imana irebera urushishi rw'umukara ku gitare cy'umukara mu ijoro ry'umukara kandi ikabona ari ibintu by'umweru bigaragara cyane